doje bajya gufungura umuntu cyangwa reka nze njye kumufungurira. None wageze hanze? Yes ashimwe. Yes, I pass. Umeze neza? Kabisa. Nyingi wo tugende. Ni karibu. Karibu kabisa. Umeze neza? Nanjye mari gusoma ijambo ry'Imana. Rero ni karibu. Ari cyane gusoma ijambo ry'Imana rwose. Naguhamagaye kugira ngo uze njya kuzana kandi gatebe rwose tugane aho wicayeho gatoya hano. Nanjye nzana gatebe. Nsanze akadoga duteremo agatebe hariya muri jaride twajyayo rwose tukatwaze meze neza ariko iminsi myinshi twayirukanaga hashize iminsi cyane iminsi irihiritse kabisa ariko ndabona rwose wankundiye uraza rwose nari nagukundiye iminsi myinshi kabisa twaraburanye durukana cya gihe unumira nkaririmba ariko none uyu munsi urabona ko nagutumiye ukansanga na Bible. Ndabona ufite Bible banze n'umunsi none uri nabwigisha ijambo ry'Imana banze n'umunsi uri bumbwirize. Uyu munsi turabwirizanya kabisa kuko nawe njya mbona hari indirimbo nabonye yaririmbiwe Imana wakoze numva ni nziza ariko ndavuga ni uko byagenda kose kuko bino bintu nta kazi kacu dusanzwe turabavuga butumwa abakozi b'Imana turavuga ariko mu bakunzi bawe ndetse n'abanje muri rusange bakwiye kuzajya bumva n'ijambo ry'Imana kugira ngo rigire ahantu ribavana rigire naho rigera gute ribageze. Ubwo rero iyo Bibiliya nicyo turi buze kuyikoresha ariko reka dutangire dusenga tujye imbere y'Imana kugira ngo ibyo tugiye gukora cyangwa se ubutumwa tugiye gutambutsa twibutsa abantu badukurikiye ni ijambo ry'Imana riraza kuzamo hazemo n'indirimbo yego birumvikana n'umukunzi wanyu Dani. Ubwo rero kugira ngo muryoherwe nuko tubanza gusenga kugira ngo bigire abo bihindura bigire abo bigirira umumaro. Reka tutangire twiragiza Imana. Uwiteka Imana yacu turagushimye kuri Imana igira neza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ihambaye, uri Imana rubasha wera wa Isiraheli. Ntacyabayeho cyose kidafite impamvu. Hari impamvu wemeye ko duteranira hano kandi hari impamvu wemeye ko Dani abaho nanjye nkabaho. Uwiteka Nyiringabo Imana rero turagushimiye ko ugiye kubana natwe muri aka kanya. Ubu Mwuka wera turawuraritse kugira ngo Uwiteka gitare cy'amahanga aba ari utuyobora ibyo tugiye kuvuga naba ari twebwe ahubwo aba ari wowe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dani rero reka
ijambo ry'Imana riri kumfasha muri iyi minsi, muri zaburi ya 15. Zaburi ya 15 wenda natangira kugira ngo dutangirane muri iryo jambo. Biravuga ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe. Bivuze ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe. Aho harimo akabazo. Ninde uzatura ku musozi wawe wera. Kabiri, nugendera mu bitunganye. Bivuze ngo nugendera mu bitunganye. Ntago ari ugendera mu bidafite umumaro, ntago ari ugendera mu byaha. Bivuze ngo ikintu gishobora gutuma ukomeza ugacuranga iyo gitari yawe ugatera imbere, abantu bakagukunda, ubifatanyije no gusenga ugakora ibyo gukiranuka, byaba byiza kurushaho, ndetse byazakubera inkomezi, byazaguherekeza ahantu hose wazagera. Rero ngo agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri. Haleluya. Amen. Agakora ibyo gukiranuka mu mutima we, utabeshyereshe abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, nashyushye inkuru y'umuturanyi we, mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa. Bivuze ngo nashyushye inkuru y'umuturanyi we. Hari ukuntu umuturanyi ushaka guturana n'umuturanyi wenda ukabona bwije adashyize inkono ku ziko, aho kugira ngo umusengere, aho ukamuvuga, ukavuga no runaka noneho uyu munsi abana be barapfa kuko ntabwo yigeze agira gute, yigeze ashyira inkono ku ziko, ukamusengera. Hari n'abo njya mbona Dani, hari n'abo njya mbona wenda nk'iyo nagiye ku musozi nkabona bari gusenga, ugasanga ari gusenga ugati Imana, nazanye icyifuzo gikomeye cyane hano kuri uyu musozi. Nazanye icyifuzo kivuga ngo uriya murozi duturanye umwimure ugire gute, agende. Aho kugira ngo umusengere ahinduke, ugasanga uri gusenga uvuga ngo agende, ngakwimukire. Noneho wenda ukavuga ati Imana, uyu munsi ugire nk'ikintu mbwira, ugire nk'ikintu mvugaho. Noneho wajya kumva wenda Imana yamugutumaho, wajya kumuhanurira akavuga ati uko byagenda kose agiye kumbwira ko wamuturanye ahise atega akagira gute, akagenda. Kandi hari igihe yaba agiye, hari igihe wasengera umurozi ngo agende, yego nibyo arimutse, ariko ugasanga asanze mama wawe mu ntara. Bitari ikibazo. Ugasanga asanze mama wawe mu ntara, agiye kumujujubya, agiye kumuroga, aho wagasenze kugira ngo Imana imuhindure. Erega ubundi ibigeragezo twebwe nk'abakiranutsi biratwubaka, bikadukuramo uwo dushaka ko Imana itugirabo. Reka nsomera n'uyu murongo uyu nguyu wa 3, uyu wa 4, ubundi dukomeze izindi gahunda. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Haleluya. Amen. Naho twarekeraho ngo ntabwo yivuguruza. Bivuze ngo tusubiye inyuma mu nkuru za Saduraka na Meshaki na Abedenego, bari abagabo bahamije Uwiteka, bari abagabo bavuga kuri kwishi cyane. Uriya mwami ajya kugira ngo abereke uriya muriro, kugira ngo batinye bongere wenda base nk'aho bava ku byo biringiye, yagira ngo wenda bazagira ubwoba, ariko bahamije Uwiteka Imana. Nawe nicyo nakwifuriza no kuba wahamye Uwiteka Imana yawe, aho ugenda hose ukarangwa n'agakiza k'Imana. Nicyo cyambere. Wenda mushobora kuba ubwa mbere cyangwa se abenshi batanzi, ubu nagira kabanze gaceho, ni Shyaka Ernest, nk'uko cya gihe narivuze, wenda reba batabyibukaga, ariko nitwa Shyaka Ernest, umuvuga butumwa. Ariko uyu munsi nanjye nifuje gutumira Dani nk'uko yanumiye. Nabonye ari byiza cyane, nabonye ari umusore ufite impano ikomeye cyane ya gitari, ndamukunda cyane, nanjye nkunda gitari, ndetse rwose ndamukunda muri rusange, nkakunda ibihangano bye, nkakunda ukuntu acuranga gitari, bityo rero nanjye nifuje kumutumira, yanyemereye araza. Dani, wakoze cyane ubutumire. Ntabwo nari kubyanga n'ubundi, kandi nawe naragutumiye ukaza. Yego.
rero rwose uko byagenda kose tugiye noneho ndagira ngo igitare wazanye numve noneho ko urimo neza nk'uko bisanzwe nk'uko njya nkubona uncurangire numve umuryo wa gitari ukuntu umeze noneho dusubiye mu mateka hari ukuntu twagiye dukora hari abantu twabyirukanye hari abantu twabyirukanye baragenda bajya mu bidafite umumaro bamwe barapfuye dani hariho abana mwabyirukanye cyangwa se mwavukanye bapfuye hariho abantu bakomeye bagize gute bapfuye ariko twebwe turacyagize gute turacyariho bivuze ngo ibyo byose rero nta kintu twigeze dutanga ibyo ni ibyo gushimira Imana ni ibyo gushimira Imana kuko ni ibintu bitangaje cyane akakorasi ndagakunda cyane niki wayihaye iyo Mana yawe mbese niki wayikoreye iyo Mana yawe niki wayihaye iyo Mana yawe mbese niki wayikoreye iyo Mana yawe abasore barapfuye urasigara mbese niki wayikoreye iyo Mana yawe ntacyo nayihaye iyo Mana yanjye n'ubuntu yangiriye iyo Mana yawe abadamu barapfuye urasigara mbese niki wayikoreye iyo Mana yawe ntacyo wayihaye iyo Mana yawe n'ubuntu yangiriye iyo Mana yawe sasihema hejuru yacu Mana sasihema hejuru yacu Mana sasihema hejuru yacu Mana tudatemanwa n'imiyaga sasihema we sasihema hejuru y'abarwayi sasihema hejuru y'abo Mana sasihema hejuru yacu Mana tudatembanwa n'imiyaga sasihema we Haleluya ndumva rwose gitari gifite ikintu bita umwimerere ndumva imeze neza ariko turakomeza ariko nawe ndavuga gusaba akantu gatoya kuko nubwo nagutumiye hari akantu mwifuzaho gatoya cyane nawe ndagira ngo wenda uncurangiyeho nk'akaririmbo usanzwe uzi k'Imana gato cyane haba n'agakorasi uririmba inacuranga hari abantu bazi ngo uzi gucuranga gusa ngo umuntu yari uko wenda ngo yaririmbye ariko we ngo ntabwo wenda bashaka kuba bazi ngo ntabwo bizi ariko njyewe nakubonye Imana ikomeye ni ibintu nzi ko ucuranga ariko ugira gute unaririmba ndagira ngo rero ucurangeho abakunzi bawe bongere bakwibuke nanjye dukomeze kuryoherwa agera kure cyane
tambuka atambuka n'inyenyeri umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga ugakomanga urugi ushaka kureba Imana umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. urakoze cyane. Ndumva umwuka wera rwose nawe akikurimo, ndumva akikuyobora. Rero nk'uko mubibona hari ibibazo nshaka kubaza Dani, ariko nawe ndibuze guha akanya umbaze. Hari utubazo tw'amatsiko abantu bajya bibaza, wenda hari utubazo tw'amatsiko ngewe ubwanjye mfite, ariko hari n'abakunda kukubona wenda bagira akaba amatsiko bakavuga ati se Dani afite imyaka ingahe, ese bimeze bite? Rero ndagira ngo nanjye nze kukubaza akabazo nanjye uraza kumbaza. Rero tumva natangira nkubaza akabazo, nubwo wanumiye cya gihe ariko ntabwo imyaka yawe nyizi neza ngo ni ingahe, kuko bitewe n'impano mbona cyangwa se wenda igihe watangiye gucuranga, nagira ngo wibwire abakunzi bawe babashe kugira ngo babimenye. Utabizi, hari umwana wenda ufite iyo mpano ariko mama wenda akaba amuzitira akavuga ati uracyari mutoya ntabwo biraza, ariko ndagira ngo wenda uvuge muri makeya wenda nk'igihe watangiye gucuranga ufite nk'imyaka ingahe? Natangiye gucuranga mfite imyaka itandatu. Ufata gitari ubasha gucuranga? Ubu ngubu mfite 12. Ufite 12? Ubwo bivuze ngo umaze imyaka igera kuri hafi 6 nanone ucuranga. Felicitation, kandi ukomereza aho ngaho, Imana izagushyigikire. Rero wabwira iki nk'ababyeyi bafite abana se batabasha kubareka ngo nabo bagerageza amahirwe wenda mu bintu bakunda cyangwa se mu gucuranga? Wababwira iki? Wabaye nk'ubuhe butumwa? Nababwira ngo nibabareke, kuko ntago nyine baba bazi icyo bazaba. Hari igihe wenda ibyo ngibyo waba umubuza ariyo mpano ye. Yego, ariyo mpano ye. Kuko ni byiza ko ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye, ni byiza ko umwana icyo yiyumvamo agikora, kandi iyo akoze ikintu agikunze abasha kugishyiraho umutima akagikora agikunze, ibintu bigenda neza kuruta uko wamuhatira ikintu adashaka. Yego, nanone umwana ntago yakubwira ngo nta na kimwe ashaka, yego, ariko ugomba kureba impano ze, nabyo ni byiza. Rero papa wawe, ufite papa na mama wawe? Ndabafite. Urabafite? Okay. Noneho bo barakuretse baguha amahirwe, urakomeza uracuranga biraza. Ubundi se ninde wakwigishije? Urebye harimo n'impano, ariko nabikuye kuri papa nyine igihe babaga bari kumwigisha. Nawe uhita ubimenya? Okay, ubwo bivuze ngo n'impano irimo? N'impano irimo. Yego. Rero ubwo hari utubazo ugiye kumbaza kugira ngo bikomeze bigende neza. Wenda nawe akabazo k'amatsiko wumva wambaza ni karibu. Urambwira indirimbo iri kugufasha nyine muri ino minsi, ndetse n'umurongo uri kugufasha muri ino minsi? Yego, umurongo uri kumfasha, reka wenda nahera kuri icyo ngicyo. Bamaze kumbaza ngo umurongo umfasha, ikindi wari umaze kumbaza umurongo umfasha n'indirimbo igufasha, n'indirimbo wenda
umfasha muri rusange. Umurongo umfasha we ni muri Yona. Yona igihe yamirwaga n'urufi. Inkuru urayizi ya Yona? Yona yamizwe n'urufi, ariko nanone ageze mu nda y'urufi abasha gusengeramo, Imana ibasha kumwumva. Bivuze ngo mu yandi magambo, ushobora kuba uri mu kibazo, ushobora kuba uri mu nzu y'imbohe, wenda mu nda y'urufi tugereranye n'ikibazo urimo, kuko mu nda y'urufi ijambo ry'Imana ritubwira ko mu nda y'urufi mo aho ngaho ntabwo ushobora kujya guhaha mu isoko nk'abandi cyangwa isoko rinini, oya utembera aho ngaho. Ubundi se inyanya z'ikimene urazizi? Uvuze ngo iyo ufite ubukene ntabwo ushobora kujya kure, kuko uba uri mu nda y'urufi. Mu nda y'urufi rero ni ahantu hafunganye, ni ahantu hafunganye, ni ahantu utatembera, ni ahantu utajya gusura umuturanyi. Bivuze ngo icyo kintu wenda nizanyemo cyo kuvuga ngo inyanya z'ikimene, iyo ufite ubukene ntabwo wagura inyanya nzima. Uragenda ukareba aho zitanditse ukavuga ati izi nyanya z'ikimene nangahe, kuko nta bushobozi ufite bw'inzima. Bivuze ngo rero uwo murongo uramfasha ko ibibazo byose waba urimo, ko wasenga Imana ikagera gute ikakumva. Uri muri gereza, kuko yari ameze nk'umuntu uri muri gereza, ntabwo yari yisanzuye, ntiyatemberaga, ntiyagiraga gute. Rero iryo jambo riramfasha cyane muri Yona igice cyawe cya mbere. Iyo nkuru yose wanayisoma, uzayisoma umunsi uzaba ufite akanya, ubundi uyirebe, izagufasha nawe. Bene indirimbo Yona 2, Yona umurongo waho wa mbere, iyo nkuru yose uzayisoma, ni Yona igice cya mbere, paje 855. Ubwo ngubwo uzagera usome, ukomeze usome, uzaryoherwa n'iyo nkuru. Yaje kuva rero mu nda y'urufi, ntabwo byaciriye aho ngaho, mu nda y'urufi yaje kuhava. Noneho hari ikindi kintu gitangaje nshobora kukubwira. Ushobora kwibaza ati se yagiye mu nda y'urufi ntiyamurya, ntiyabanza kumurya? Yagezemo ari muzima, kubera ko hari ikintu Imana yabanje gukora mbere. Yategetse urufi runini rwari mu nyanja. Birashoboka ko iza gutegeka gatoya, ntabwo yari burenge mu kanwa, wenda kari bugere gute, kari bumuhekenye, kari bumwica, ukasanga ageze mu nda ageze gute, apfuye. Ariko yategetse urufi runini ari buce mu kanwa kwaho nta kintu ageze gute, nta kintu abaye. Irangije iteza apeti, navuga ko ari nka apeti, iteza igifi apeti, iraza imira Yona, umumira ni femba, ajya mu ndaho wese. None hari ikindi kintu Imana rero yakoze twihuse. Yategetse akimara gusenga, hari imihigo yahize avuga ko azayikorera, kuko hari ahantu ubundi yari yatumwe ariko yanga kujyayo. Amaze gusenga noneho yemera ko azagera gute, azajyayo. Arangije noneho Imana rero itegeka none cya gifi, navuga ko yagiteje nk'iseseme. Igiteza nk'iseseme, kiragubwarara, cyumva gishatse kugera gute, kuruka. Gishatse kuruka, cyashatse no kumurukira mo hagati mu nyanja, ariko Imana irabyanga, iragifata ikijyana ku nkombe. Maze kujyana ku nkombe, kiraruka. Kimaze kuruka, kimuruka ku nkombe, abasha kugera gute, abasha kugera hano. Rero yari yanze gutumwa, yaje kujyayo, ariko nanone yaje kujyayo igihe cyamubanye gitoya. Imana yarategonyeje ko azajya wenda ajya nko ku mudugudu, akababwira ati mwihane, hano hantu hagiye kugera gute, kurimbuka. Ariko noneho igihe yari afite cyari gitoya, yagiye avuga ngo, yagiye yirukanka akaca nko ku mudugudu avuga ngo nimudakizwa, nimutareka ibyo murimo, mugiye kugera gute, mugiye kurimbuka. Kuko yari afite igihe gitoya, yahaciye yirukanka. Ubwo rero umurongo niwo umfasha. Indirimbo yo iri kumfasha cyane muri iyi minsi. Indirimbo zo ni nyinshi cyane, kuko nkunda indirimbo, ariko indirimbo ikunda kumfasha cyane ni indirimbo yo mu gitabo ya 383, ivuga ngo icyamukanyikorera amaganya yanjye yose, nkahumurizwa no kumenya haleluya, ngo nkahumurizwa no kumenya kari we ukomeye, kari we mbega ufite byose. Wenda nayirimbaho gatoya ukabasha kugira ngo uyumve nawe. Ndashobora kuba abakunzi badukurikiye bashobora kuba batayize, wenda ashaka kuvuga ati iri ndirimbo avuze ntabwo turi kuyikurura neza. Icyamukanyikorera
ishake icyamukanyikorera amaganya yanjye yose Yesu naturiza Uwiteka ntamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwa neza n'ubwenge ntamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwa neza n'ubwenge kenshi n'inyibiribube nahagarika umutima mwami ngize kwizera ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ku munsi ukwiriye n'ibyagusa. Iyo ndirimbo nifasha abakunzi bacu rero yego kambaze uri umukozi w'Imana yego numvise unasenga uba waranagendanye na Bibiliya yego none se ko iyo bari gushyingura mbona bashyiraho umusaraba iyo bagira bate iyo bari gushyingura Dani noneho icyo kibazo ko numva gikomeye cyane iyo bari gushyingura ubona bashyiraho umusaraba ubundi umusaraba uriya musaraba uba usobanuye iki wenda nta gusubiza icyo kibazo ugitekereje aka kanya cyangwa ikimaranye igihe nyimaranye igihe okay ntacyo ndagusubiza uravuze ngo iyo bagiye gushyingura umuntu uriya musaraba wenda uvuga iki gusa kuki bagenda batawushyizeho nicyo ugiye gukunda kwibaza ubundi uriya musaraba nta nubwo ushobora niba wabonye ko iyo bamaze gushyingura umuntu wenda ko afite ubushobozi bamaze kuyikotera bafata umusaraba bamara gufata umusaraba bakabasha kuwushyira ku mutwe hafi y'umutwe wiwe bakawushinga hari naho bandikaho amazina rero buriya abantu ni abahanga cyane buriya umuntu upfuye uko byagenda kose apfa mutari kumwe nta nubwo ubuzi n'icyo cyari kiri mu mutima we hari ikibazo rero abantu bibaza iyo bamaze kumushyingura wenda bagafata nka wenda urabona nk'aka kantu abakunzi bacu wenda sinzi niba bari kukareba uri kubona ni nk'umusaraba ukurya umeze bivuze ngo kano kantu gahagaze baba bakubajije ikibazo kivuga ngo ese ikuzimu ugiye uzagumayo cyangwa uzajya mu ijoro uri kubibona uri kubyitegereza ikuzimu ugiye uzagumayo cyangwa uzajya mu ijoro uko akandi kareba hehe hejuru noneho agatambitse ese uzajya ibumoso bw'Imana cyangwa uzajya iburyo bw'Imana dusize tubikubajije wabyumvishije dusize tubikubajije ubwo we n'Imana yawe urasobanukiwe bivuze ngo hari akaba kamanuka gutya n'akandi gatambitse bavuze hasi ugiye uzaguma hasi kuzimu ugiye ese niba uzaguma cyangwa uzajya mu ijoro ese uzajya iburyo bw'Imana cyangwa uzajya ibumoso bw'Imana bagasiga banditseho wenda ngo bagasiga basizeho izina bamara gushyiraho izina bakavuga ati ubwo ngubwo we n'Imana yawe uzagire gute uzayisobanurira basobanukiwe ikindi kibazo uvuga iki ku bantu wenda waba umugore wenda uca inyuma umugabo we cyangwa umugabo uca inyuma umugore we bavuga iki wenda niye nama wabagira wenda inama nabagira kuko tujya duhura nabyo wenda tubagira inama kenshi kandi ni nacyo twahamagariye kugira ngo tubashe kubabwiriza ijambo ry'Imana n'ufite icyo kibazo nawe abashe kuboneramo igisubizo ariko umbajije ikibazo cyiza cyane kandi ndanagushimiye ibibazo ufite ntago ari nk'iby'abana bato ni iby'abantu batekereza kandi bigaragare ko ufite
ubwonko bukora cyane kandi wibaza ibibazo by'abantu bakuru. Ndagushimiye cyane. Icyo kibazo mbajije, inama nabaha wenda nko ku mugabo ufite umugore akaba amuca inyuma, inama namuha ni uko byose ari bimwe, byose ni bimwe. Ibyo aba agiye gukurikira ahandi n'umudamu we aba abifite. Wenda naguha urugero ho gatoya, ubuhamya ho gatoya. Hari umugabo yaciye umugore we, yashatse guca umugore we inyuma, arangije aragenda areba umugore w'umuturanyi, aramubwira ati waretse nkazaguha amafaranga 500 tukaryamana ijoro rimwe, ko iyo nkubonye numva nkwifuje, nkumva ndagushaka, wazabinyemerera? Noneho undi arangije aramubwira ati nta kibazo uzayashaka, ariko nzabana nshaka akanya ubundi yamereze ayo mafaranga, ntacyo nzayemera. Urumva ukuntu bumvikanye? Uwo mudamu arangije aragenda yumva hari ikintu kimukoze ku mutima. Uwo yabwiye nyine ngo bazamuhe 500, aragenda abwira umudamu wa mugabo wabimubwiye, aramubwira ati rero ndashaka kubwira ikintu gikomeye cyane. Umugabo yansabye ko tuzaryamana akampa 500, ariko sinabikora, sinaguca inyuma kuko ngukunda. Ariko ndashaka ko uwo munsi yampaye uzaza nkakwereka ukuntu tubigenza, Arangije uwo mugabo umudamu yajyaga yiyambika ubusa, akambara mini. Urazizi ko akunda abadamu bambara nyine, ariko bakambara ibintu bakambara utuntu dutoya cyane. Nuko arangije uwo munsi wo gukora icyo gikorwa rero, gukora icyo cyaha, avuga ko ari icyaha, ahamagara wa mudamu amubwira ati ugomba kuba uri hafi. Wa mugabo nawe aramubwira ati rero naje, dore cya gikorwa tugomba kugikora. Arangije aramwemerera. Amaze kumwemerera, yari yambaye akajipo kagufiya, aramubwira ati ndaje, ariko njimije itara, yashije itara ryo mu cyumba, nturicane. Hari niko yamubwiye ngo nturicane, kandi ndamukanje duhite dukora ibyo dukora, kandi nta bintu byo kuvuga uko bibaga nyine, kuko barimo kwiyiba bose, nta muntu uri buvuge. Nuko arangije aramwemerera. Uwo mudamu arangije amusiga mu cyumba. Amaze kumusiga mu cyumba, aragenda afata ya myenda migufi yari yambaye, ayambika umudamu wa mugabo. Uri gukurikirana? Ayambika umudamu wa mugabo. Amaze kuyimwambika, arangije aramwohereza. Amaze kumwohereza, aragenda amusanga mu cyumba. Akimusanga mu cyumba, utangiye gusobanukirwa se? Amusanga mu cyumba. Akimara kumusanga mu cyumba, nuko wa mugabo aba aratangiye, kuko yari yamubwiye ati ninza, ubwo tuhita dutangira. Aba aratangiye bakora ibyo bakora. Umugabo arabishima icyo gikorwa rwose, ngo yumva kigenze neza. Aramubwira ati rwose n'ubutaha wazanyongeza, ugashaka kandi kanya tukagera gute tukabijyamo. Undi agira gute, araceceka, kuko yarambwira ati uze guceceka. Noneho bamaze gukora ibyo bakora, wa mudamu ava mu cyumba, avaho yari yihishe, wa wundi bari bamusabye mbere, ahita azarabwira ati ngane mucane itara. Umugabo aravuga ati umuntu umbwira ngo ducane itara, so twari turi kumwe ra? Avuga ati mucane itara. Arongera imusobanurira, abimusubiriramo. Arangije acanye itara, asanga n'umugore we. Asanze ari umugore we, yahise akimara kumukubita amaso, yahise agwa hasi ararabirana, agwa muri koma. Ayivuyemo yaravuze ati mu by'ukuri, wa mugore yamubwira ati mu by'ukuri ni ibintu biza mu mutwe hagapfa, hamara gupfa ukumva ko umudamu wawe atameze nk'abandi. Ese igihe wari kubikora wumvaga bimeze bite? Ati rwose numvaga bimeze neza, numvaga bimeze neza, ni nayo mpamvu rwose unamubajije namubwiye ngo tuzongere. Ati rero niyo mpamvu rwose ibintu byose ni bimwe. Ubundi ikintu cya mbere ahantu bipfira ni mu mutwe. Ubwo rero icyo nashaka kukubwira nuko atigeze amubona mu maso, ariko akabikora nawe akumva aranyuzwe, akanyurwa n'uwo mugore. Ubwo rero kandi ari umudamu yageraga gute, yaryamanaga nawe. Ubwo rero urumva ko byose ni bimwe, ahubwo mu mutwe niho bipfa. Bivuze ngo umugabo rwose ufite umudamu wiwe amufate neza, babane amahoro, babiganireho, kuko abadamu bose ni kimwe ndetse n'abagabo bose ni kimwe. Kandi hubaka Imana
ntabwo amafaranga ashaka kukubakira, ndetse nubwo wubaka imyaka myinshi, hoya ubaka Imana, imyaka yose waba ufite Imana yakubakira. Ubwo rero nicyo nashakaga kugira ngo nkusobanure, sinzi niba wumva unyuzwe. ndanyuzwe. Uranyuzwe? Ubwo rero abakunzi bacu, ngira ngo niba ari ibyo bibazo, sinzi niba ari ibyo bibazo waba ufite gusa, tukaba twabasezeraho tukababwira ngo tuzabonana ubutaha, kuko igihe kiracyariho kandi uri inshuti yanjye. Nuramuka unumiye nzaza, kandi nanjye nimutumira uzabashe kugira ngo ubutumire bwanjye bwitabire. nzakwitabira pe. Yego. Ubwo nta kindi kibazo. nta kindi. Twashimira rero abakunzi bacu. Ikindi sinzi niba hari ikindi wakongeraho. ikindi cyo kubashimira, Yego. ndabashimira uburyo bakomeje kunyereka ko bakinkurikiye Yego. kuri channel yanjye Dani Icyizere TV. Ntibajyeho banakore subscribe abatarayikora, Yego. banarebe n'ubu video mba nagiye nshyiraho, banakore na like na comment. Yego. Barakoze kabisa kandi ndanabakunda. Barakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Nakagaruka.